Haleluya. Mwiriwe neza bene data, turakomeje dusoma Bibiliya. Turacyari muri Matayo igice cya 4. Tugiye gusoma umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 17. Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. I Kaperinawumu cyari igihugu cy'abapagani. Yesu aza kukijyamo, kugihungiramo. Akigezemo rero abapagani nyine babonye umucyo wari Yesu, umwijima nyine urahunga. Nicyo nabashije gusomamo. Reka tufatanye kino gice tugisome, dusabe Yesu ko nawe yaza muri twe, ahari umwijima ukavamo hakajyamo umucyo. Kuko Yesu yageze muri wowe hari ibintu ahindura. Yesu yageze muri wowe hari ibyo akuramo. Imico y'abapagani ayigukuramo akagushyiramo imico y'abana b'Imana. Uwiteka aratugenderere, akomeza atwiteho. Reka dusome kino gice twumve icyo bivuga. Mukomeze dufatanya twese, Imana ibaha umugisha. Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Yesu yumvishe ko babohesheje Yohani, aragenda ajya i Galilaya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Imana ishimwe. Yesu ntajya atinya kujya habi ngo ahahindura heza. Nicyo navuga, yuko umucyo aho ugeze umwijima urahunga. Imana iduhana umugisha rero ku bw'iki gice dusomye. Yesu akomeze kubana natwe ndetse no kurushaho kudusobanurira. Uwiteka abane namwe. Murakoze. Amen.